kigabo ubwonko bwabwo nacuritse kiri kureba zazende cyazesengeye cyazesengeye none ibintu cyaraye kinkoreye ku buriri yanyaye ahantu hose yujuje rwose mwana yanjye uriya mugabo rwose sinzi ikibazo afite umugabo aranyaraga reba nk'ubu kiracyahennye kimana yazi ariko ubundi kuri umusirimu tugomba kwipangira ibyacu ubundi icyo nkajya nicurika ubwonko kuko tuzigaje kujya tuza hano tukarangiza gahunda cyo kizazana ngewe nkibonye mba numva mfite stress n'agahari umeze ute okay kiracyahennye ndumva kiri kwinyagambura hariya mu bikari byacu byanirariye hano mu ntebe cyanyarembyuka nirukanga imyenda yari uzi ko naryamye nkabyuka imyenda yatose undi nayikuyemo rwose wose ko kitabyuka ubundi ntabwo kiri ariko imbere waryamiye rambazi yese ndi uruhinja none nzira umva kinanyara ushaka umugabo akwereka urukundo yakugeza mu rugo akaguhinda ni ibibazo ngo ngira umwana igenzene koko utera urugo nzarumurekera kuko arandembeje ngo ngira umwana gaje wa uru ruhande nirwo ngiye gushyiraho kuri iyi foke yiwe ku buryo atari buravuga ngiye kumuturika ubwonko ku buryo atazongera no kuvuga azajya afura amese akorope yoza ibyombo yandurure anyoze n'ibirenge ubundi nanjye nceho njye kwirebera abagabo basobanutse ubundi uriya wirirwa nyara wapi apana nanjye mushyirireho ku buryo atari buravuga umva izi ngizi zo nazikuye umva mu ndaro yo mu Bugesera hano uburyo shushu be kuyupata chakula tunaonekana ubundi wajya uvuga Abanyarwanda ko ibiryo byabonetse ma ntabwo nizi byabonetse rwose ni karibu dore ifoke yawe ni none se ko niyo foke yawe nese ko wabijona oya dore iyi niyo foke yawe ibyo rwose umva ugubwa neza rwose reka umva ndagukunda rwose iyo niyo foke yawe mwese ibi bintu by'imyeru mbonamo iyo ni mage iyo ni kibe yamaye iyo ni kibe magirire oyirire andi wa mugore ndi kubona uzanye ibintu mbonye mano ni foke yawe none reka ndishimye oya utabanga ibintu iyi foke mugore ushaka ko ni abadamu ushaka kumera amabere ushaka kunyica ndarishiye ngiye wajya ko se ubundi wari ntukantane amata nubona nsaka none se urashaka none ibyo byawe biroze n'abakiriya oya icara hano mbanze mubaze mugongo mbanza wiyumvire mugongo bwarumva hataracurama tatse naho ni ikigeragezo irwa mbwira ngo ngira umwanda ushaka ko nshana ku magaje se ni ibiki Brenda arama mugabo inka rutabiri ibi ni biki ibi ni bicucanyemo hano nyine ndacanye we inkuru sinasuzi nakubwiye kangahe ko ibi bintu ntabikeneye by'inyotsi by'iwawe izo gaze ntabwo nzikeneye none se nayiguriye iki bintu byirwa biturikagurika ntabwo mbikeneye nayiguriye iki wa mugore urandana ntabwo mbikeneye nzajye kwihira Brenda tuzasubire mu cyaro uretse mbwira gato izina Brenda ryapfuye gusa niko ribabaye urebye bintu uzana genda ucane kuri gaze ntabwo nacana kuri gaze hakuna imyotsi nyikeneye iwanjye nta myotsi nkeneye iwanjye uri kunyumva jewe naje mu cyaro arizo ducanaho rero ngomba kuzicanaho reba ukuntu usa reba ibi bintu by'ibintu uba ufite ibi ni ibiki ubu ngubu Brenda uyu si we mugore nasabye Imana ngewe uranyumva nasabye Imana umugore ufatika w'isuku uzajya kubashaka turebe ukuntu mbaze uzajya gushaka abafite isuku ntabwo nkeneye gushaka uzajya kubashaka Brenda uzajya kubashaka uzajya icyo ufite ni izina Brenda naho ibindi ntabyo utumye n'umuriro wanjye uzima Brenda nzakwereka akantu kamwe karebe nzakakwereka uzakora ibyo ushaka njyewe nakubwiye ngo ibi bintu uzi uzakore ibyo ushaka ntabyo nkeneye nkeneye kuba umugore w'isuku umugore usa neza utegura mu rugo akabasa neza unyuka nawe uzajya gushaka ubu amavuta ntaho yabuze amazi ntaho wabuze isabune ntabwo nkeneye gushya reba gasura kawe sinkeneye gushya iyi myotsi niyo kugira gutya kandi nakugura ibikoresho Brenda kandi buriya
mara nzagukora mu matwi ushaka ndagiye ariko kugaruka kwanjye urabona icyo nkuzanye ndagiye ndagiye namureto none umaya agacurama